Okay, murakaza neza kuri ya channel yanyu nk'uko mubizi. Uyu munsi tuje kureba ibintu bitatu bigomba kuranga umunyarwanda ndetse n'umuntu aho ari mu gihugu icyo ari cyo cyose. Kuki ahantu nize kuva mu wa gatanu kugera aho niga ubu ngubu nashatse kuhavuga, ariko abayobozi b'ibigo byacu baraga batubwira ngo ibintu bitatu by'ingenzi bigomba kuturanga nk'abanyeshuri kandi bikazanaturanga mu buzima bwacu bw'ahazaza, ni ukwiyubaha, kubaha abakuruta no kubaha aburuta. Kuki ibyo bintu ari byo bintu bitatu abayobozi bacu b'ibigo bahoraga batugira inama byo gukora? Ubundi kwiyubaha ni ukwiyubaha mu buhe buryo? Kubaha abakuruta ni ukubaha mu buhe buryo? Kubaha aburuta ni ukubaha mu buhe buryo? Kwiyubaha ni ukwiyemera mu rugero, ukiyemera mu rugero, kumenya agaciro kawe, kwifatira ibyemezo byiza no kwirinda ibintu byatuma witesha agaciro. Uko niko kwiyubaha. Umuntu wiyubaha ni umuntu wiyemera mu rugero. Kwiyemera nta muntu utiyemera, ahubwo se wiyemera bingana iki? Kumenya agaciro kawe, ahubwo se uri umuntu w'agaciro gute ku babyeyi bawe, ku barezi bawe ndetse no ku gihugu? Kwifatira ibyemezo no kwirinda ibintu byatuma witesha agaciro. Impamvu ari ingenzi kwiyubaha rero ni iyi: umuntu wiyubaha ntiyihesha isura mbi, agira imyitwarire myiza kandi yubaha indangagaciro z'umuryango. Wabyumvishe impamvu ugomba kwiyubaha? Indi mpamvu ya gatatu ari ingenzi kwiyubaha: bituma abandi bakubaha kuko nawe wiyubaha. Ntabwo umuntu yajya kukubaha utiyubaha. Impamvu ya gatatu: kwiyubaha ni inkingi yo kugira icyemezo no kwigirira icyizere. Iyo wiyubashye ubasha kwigirira icyizere n'abandi bakakwizera kuko uba wariyubashye. Ikindi kintu cya kabiri, tugiye no kujya kuri topic ya kabiri, kubaha abakuruta. Ese igisobanuro cyo kubaha abakuruta ni iki? Ese ni gute wakubaha umuntu ukuruta? Ese harimo ibintu by'ingenzi wubashye umuntu ukuruta, ni iyihe nyungu wasangamo? Dore ngibi. Igisobanuro cyo kubaha abakuruta ni ukubaha abantu bafite imyaka, cyangwa uburambe bukuruta, nko ku babyeyi, abarezi, abayobozi n'abandi bose bafite ijambo rikomeye. Uko niko kubaha abakuruta. Nuba umubyeyi wawe uzasuzugura umurezi se? Nuba umuyobozi wawe uzasuzugura umubyeyi wawe? Tangira wubahe uhereye ku bakubyaye, ujye ku barezi bakurera, ubahe n'abayobozi. Impamvu ari ingenzi kubaha abakuruta rero ni iyi: abakuruta bagufasha mu burere, mu nama no mu gukosorwa mu buryo bwubaka. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri: ubumenyi n'ubuhanga bafite ni ingenzi mu buzima bwawe. Abakuruta baba bafite ubumenyi ukeneye, ubuhanga ukeneye baba bagomba kugusangiza. Nk'abarezi, hari abarimu dufite baba bakeneye kuguha iki? Ubwenge. Impamvu ya gatatu rero ari ingenzi kubaha abakuruta: bituma habaho ituze n'ubwumvikane mu muryango no mu gihugu. Nubaha abakuruta, ukubaha abakuru b'igihugu, ukubaha abayobozi b'akarere cyangwa abayobozi b'isibo, bizatuma mu gihugu habaho ituze. Nubaha mama wawe cyangwa abavandimwe bawe bakuruta, bizatuma habaho iki? Ituze mu muryango. Tugeze kuri topic ya gatatu, ariyo kubaha aburuta. Rero hari igihe ushobora kwiyubaha ukubaha abakuruta ariko nubaha aburuta, byose bikaba birapfuye. Cyangwa se ukubaha aburuta ukubaha n'abakuruta ariko utiyubashye, byose bigapfa. Ibi bintu byose ugomba kubitwara ari ibintu bitatu, kuko ni ibintu bijyana, ntibisigana, ni ibintu bijyana nyine. Okay, reka tumve igisobanuro cyo kubaha aburuta. Ni ukwereka aburuta urukundo, kubarinda ihohoterwa, kubafasha gukura neza no kutabatesha agaciro. Impamvu ari ingenzi kubaha abakuruta rero, aburuta: bituma habaho uburere bwiza n'urugero rwiza rwo gukurikira. Iyo wubashye aburuta, bituma habaho uburere bwiza n'urugero rwiza rwo gukurikira. Impamvu ya gatatu ari ingenzi kubaha aburuta: umuto wubashywe akura azi agaciro k'ubuzima no kwiyubaha nawe, kuko iyo wubashye umwana nawe akura yubaha.
iyo abonye wubaha abakuru nawe akora yubaha abakuru, uba uri mu muco mwiza. Impamvu ya gatatu ari ingenzi kubaha aburuta, bizamura umuco w'impuhwe n'ubwuzuzanye mu muryango nyarwanda. Cawe icyo musaba nta kindi ni ugukora subscribe tukibanira.